Murakaza neza rero kuri Kiza online cyangwa se kuri iyi channel dusangiye twese. Uyu munsi rero nifuje gukora video itandukanye n'izo nsanzwe nkora. Hashize igihe ntakora video cyangwa se nta postinga nkuko nari sanzwe mbikora kuri iyi channel, ariko hari abantu benshi bagiye bambaza bati ese ibintu waduhaga, content waduhaga byagenze gute, wabivuyemo, warabiretse, ko twashakaga content nk'izo wari usanzwe uduha byagenze gute, uzakomeza kubikora cyangwa bivuyemo. Ntabwo nigeze mbivamo. Nkuko mubibona rero murabona ko setup yarahindutse, byaba kwimuka, byaba kugira gute, so ibyo byose byatumye ntabasha gukora video nkuko nari nsanzwe mbikora. Ariko ubu ngubu ngiye gukora video mu buryo nari nsanzwe mbikoramo, cyangwa se ahubwo ndusheho nkore video noneho posting regularly cyangwa se posting ku buryo buhoraho. Ibyo rero ni ibibazo abantu benshi batandukanye bagiye bambaza impamvu ntagipostinga kuri YouTube channel. So kuri Kiza Pictures igihe cyanjye cyose nagiye ntekereza ko n'amazina YouTube channel yagiye yitwa Kiza Pictures, Kiza online, aho hose hagiye haba harimo izina ryanjye. So one day mu gihe kimwe umuntu watwigishaga filmmaking yarambaje ati ni filime wumva wakora ukumva wishimye. Nabwira sinzi, ariko iyaba nziza kurusha ibintu byose nayikozeho yaba ari filime ivuga ku buzima bwanjye. So hari ibintu byinshi, ari nayo mpamvu nsharinga ibintu bitandukanye, ibintu nishimira cyangwa se ibyo nkunda. Ibintu ntakunda sinshaka kubishyira kuri YouTube channel. Niyo mpamvu yitwa Kiza online. Ibintu byose nzashyiraho nibyo nishimira, nibyo nifuza gusharinga wowe ureba YouTube channel, nibyo numva nishimira gukora. Niyo mpamvu YouTube channel yitwa Kiza online. So abantu rero benshi bagiye bambaza ibyo, ndumva ko mbashubije, cyangwa se hari video nyinshi nzagenda nshyiraho, hari ama story atandukanye nzagenda nshyiraho atandukanye n'ayari ariho n'ubusanzwe. Bivuze ko YouTube channel igiye kujyaho ibintu byinshi. So muri make wherever, ibyo ari byo byose dukunze, ibyo ari byose nshaka nzabishyira kuri YouTube channel. Nagiraga rero nshimire abantu bari bo bose banyandikiye, abampamagaye bambaza n'amakuru ese byagenze gute, ndetse n'abatarabashije kubimbaza. Iyi niyo mpamvu nkoze iyi video, kugira ngo mbashe kubasubiza, mbabwire impamvu ntakoze upload. Ari uko nanze gukora video, nzakomeza nkore video kubera ko nkora video kubera ko nzikunda, sharinga video hano kuri channel kubera ko nzikunda. So muri uyu mwaka ndetse n'umwaka ugiye gukurikira ngiye gukora video nyinshi zishoboka kandi zitandukanye n'izo watekerezaga ko zajya kuri Kiza online. So ni video nyinshi rero ngiye gushyiraho. Support, comment nibyo bikenewe kuri YouTube channel ya Kiza online. So uyu mwaka tugiye gushyiraho video izo arizo zose dukunze kandi dushaka gushyira kuri YouTube channel.